kugenda bwoba nanjye nitwaje amahoro twarashakanye dufite abana batatu twabyaye n'abandi babiri twagiye mu rugo iwacu dutuye hano i Masaka tuba muri komisiyo y'umuryango. Yego murakoze dushimiye padiri wemeye kuduha aka kanya gatoya ngo tubatumire twongere twibutse itangazo mu kanya mumaze kumva ryatumiraga abagize urugo n'umuryango mu nyigisho zabagenewe. Mumaze kumva ibaruwa abashumba bacu batugeneye yatwibutsaga ko urugo ruhamagarirwa kuba koko igicumbi cy'ubuvandimwe, amahoro no kurengera ubuzima. Mbonye padiri Nyagasani amuhaye ingabire muri aka kanya idasanzwe yo gutumira ibyiciro by'umuryango y'urugo birumvikana abana ibibondo kubera ko Nyagasani ari we ubuzima, atumira urubyiruko abakobwa n'abasore, atumira abagabo bivuge, atumira ababyeyi ngo bahe umuhungu Nyagasani, atumira abasaza ngo yicumbe akabando bazirikana ko ibyo byose ibyo byishimo bibereyeho kuzirikana ko bigomba kubaka ubwo buvandimwe, amahoro no kurengera ubuzima. Paruwasi rero yacu padiri mukuru afatanyije na kominote ya Emmanuel baduteguriye inyigisho zizaza muri uwo muyoboro abasaserdoti baduhaye, zizamara amezi 6, zizaba zifite interuro kugira ngo urugo rube koko igicumbi cy'ubumuntu umuntu abanzeho n'ubukristo. Urugo rube koko igicumbi cy'ubumuntu n'ubukristo. Murumva ko byuzuzanya n'ibyo abashumba bacu bategereye. Kristo yakoze abanyarwanda n'abahanga burya koko iyo umuntu afite ubumuntu no kuba Kristo yakunda. Kristo yakoze burya abanyarwanda nyine bari bazi ubwenge kuko iyo tuvuze umuntu, uyu muntu ni imfura. Burya wa muntu ufite ubupfura aba no kuba umukristo bishoboka. Niko rero ko mu rugo twongera kugaruka ku ndangagaciro nyarwanda zo kubanza kwimika umuntu n'ubukristo kugira ngo dushobore kuba abanyarwanda babereye igihugu na kiliziya. Kristo yakoze. Ese turahari tuzaza yego. Rero paruwasi yacu ifatanyije na kominote ya Emmanuel yaduteguriye iyo myirero izajya iba ngarukakwezi. Icyumweru cya mbere umuntu abaho agakura akagera igihe cyo kwinjira mu muhamagaro. Ubu turinjira mu muhamagaro wo gushinga urugo, ariko ukaba ari ishingiro ry'imihamagaro yose bishobora kugira mu muryango muri kiliziya. Iyo umuntu amaze gushinga urugo, inshuro nyinshi ubu ngubu dufite ikibazo cy'uko dusigaye imbuga nkoranyambaga zisigaye zitwereka ko urugo rutakibaho, zisigaye zitwereka ko byaje mu byo twasezeranijwe bitwinjira mu rugo bidashoboka. Muri iyi myirero rero tuzahabwa inyigisho zitwereka kandi zidufasha ko koko byaje mu bitoya guhamagarirwa bishoboka. Kristo yakoze. Ese turabikeneye? Ariko turabikeneye. Turabikeneye? Yego turabikeneye. Umwirero wa mbere rero tuzatumira umugabo n'umugore gusa kuko nibo batangira urugo, nibo
gusezeranye ko nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugeza gupfa. Aho niho dutangirira. Aho dutangirira rero tuzaza twumve icyo Nyagasani iyo tuvuga ngo gusezeranye ko nzagukunda kandi nzakubaha kugeza gupfa, ese ukaba duhamagarira iki? Kuko we aba ari twagataho bwawe. Njyewe n'umugabo n'inyigisho ya mbere tuzayihabwa dutandukanye. Njyewe n'umugabo mpamagarira iki? Umugambi Imana ifiteho ni ubuhe? Ese iyo uvuga ngo nzagukunda kandi nzakubaha wowe n'umugore wawe kugeza gupfa, ni iki Imana impamagarira? Umugambi wanjye ni uwuhe? Ariko kandi njyewe nk'umugore mu rugo, ese mpamagarira iki? Umugambi Imana yakiriyeho ngo njye muri ruriya rugo, buri rugo ni ikirenge, ngo njye muri ya rugo, ese umugambi Imana yashakagaho ndawuzuza cyangwa murabiyobora n'ibyobo? Yego, icyo cyo tuzagarukaho. Ababyeyi bibana, igihe uwo twashakanye agiye, Nyagasani amwisubije cyangwa se dutandukanye, kuko hari abatandukana kubera impamvu zitandukanye, njyewe Imana impamagarira iki nk'umuntu wasigaye muri urwo rugo ugomba gukora inshingano z'abantu babiri? Ese Nyagasani ampamagarira iki ubu ngubu? Kugira ngo bana turi kumwe, rwa rubyiruko twirirwa twidodomora, tubanze turebe ngo ese aho ntabwo twagaritse rwa nyirabayazana batuma baba batuvuga ngo abana baratunaniye, noneho ahubwo turebe ngo tubanze dukore umusyo n'ingasire tuzayikora. Uwo ni umunsi wa mbere. Ubu icyo yise umunsi wa mbere ni ukwezi kwa mbere, kumwe batubwiye kuwa gatandatu itariki ya 11 z'ukwezi kwa mbere. Birumvikana inyigisho zizakomeza kugera mu kwezi kwa gatandatu, zizajya ziba ku cyumweru cya kabiri. Tuzagira igihe uretse cyo kwakira ako gace gato k'abagize urugo, umugabo n'umugore n'ababyeyi bibana, tugira igihe cyo kwakira urubyiruko, abana. Tuzagira igihe cyo kugira isengesho ryo gusaba ngo abagize urugo n'umuryango, abagize urugo n'umuryango tubatuye Imana, tugere n'igihe cyo gushimira Imana mu kwezi kwa karindwi. Ntabwo gusa hazabamo ko tuzajya tugira inyigisho mu byiciro, tuzagira n'igihe twese duhura, tuzajya turigishwa kuko ukwezi kuzajya igihe kizajya kigera. Ubwo tugiye abagabo bazaze bivuge kuri 11 z'ukwa mbere, abagore turimo mu Nyagasani, ababyeyi bibana natwe turebe umugambi w'Imana kuri twebwe n'icyatuma tugomba kuba koko igicumbi cy'umuntu. Birumvikana n'ubu kwezi tuboneyeho kubashimira, tubifuriza gahunda nziza, umwaka mushya muhire, ariko nanone tunazirikana ko uyu munsi ari umunsi w'umuryango mutagatifu, urugo rw'i Nazareti rwa Yozefu, Mariya na Yezu. Ubwo tubifurije urugo rwiza, urugo koko ruri igicumbi cy'ubuvandimwe, amahoro no kurengera ubuzima. Ubwo rero kwibutsa ko uriya mwituro uyu munsi mwatuye, padiri azagena ituro rikwiye kugira ngo ubutumwa bw'umuryango mu rwego rwa diyosezi na diyosezi nayo izagera ikigena kugira ngo ubutumwa bw'umuryango bugume busagara. Murakoze, muri abantu beza, tuzishimira kubana nawe. Murakoze cyane abavandimwe Jean Buteraza wese, ubwo dufasha muri komisiyo y'umuryango tubita shire twasi bakira rero umugisha uyu munsi, nk'uko bari kubitubwiraga tubagishize amatangazo, muzaze nk'uko kandi bicarane, turagira ngo tubasabe umugisha. Noneho rero igika cya mbere, ababyeyi barambika ibiganza ku bana babo,
mwakoze rero muhaguruke tugusabe. Nyagasani Yesu Mana, amen. Nyagasani Mana y'amahoro udashira, we wamuye umwijima ku isi hose, igihe umwana wa Yesu Kristo yize ubuntu, maze ukanye agatangaza, igatera umunsi muhire kugira umucyo utamanzwe, n'abamureho umwijima mu isi bwa nabi, maze imitima yabo bayisakazemo urumuri rw'ibigenzo byiza. Abana bakurikiza umugisha ababyeyi, we washatse gutuma umumarayika ushyikiriza abashumba inkuru ihimbaje y'ivuka ry'umuteshi w'umukiro, nasendereze mu mitima yabo ibyishimo bimukomokaho, maze abagire namwe intumwa zamamaza inkuru nziza ye. We wagurije ibyo munsi yo mu ijuru Yesu Kristo w'ijuru, n'abazagaze mu ingabire y'amahoro ye, hamwe no gukunda ibyiza, maze abagire basange n'abagire muri kiliziya yo mu ijuru. Ushobora byose nawe umugisha, Imana Data, na Mwana, na Roho Mutagatifu. Nimujyane ya Kristo.